Ndabaramukije bene data dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Ni Pastor Michel Zigirinshuti mugiye gusangira ijambo ry'Imana. Tugiye gufata umwanya muto tuganira ku ijambo ryitwa amasezerano. Dusome ijambo ry'Imana mu Itangiriro igice cya 15. Numvaga nshaka guhera ku murongo wa 2 kugera ku murongo wa 5. Itangiriro ibice 15 umurongo wa 2 kugera ku wa 5. Aburahamu aramubaza ati, Mwami Uwiteka, uzangororera iki ko ngenda ndi inshike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyezeri umunyadamasiko? Ati, dore nta rubyaro wampaye, kandi wavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, uwo si we uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Aramusohokana aramubwira ati, rara murebe ijuru, ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara. Ati, urubyaro rwawe niko ruzangana. Dusoreze kuri 6. Nuko yizera Uwiteka abimuhwaniza no gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Nshuti bene data, ubundi ijambo isezerano biva ku nshinga gusezeranya, ni igikorwa kiba hagati y'abantu babiri bakundana. Tubanze tubyumvikaneho nshuti zanjye ko ntabwo hashobora kubaho isezerano ritabaye hagati y'abakundana bombi. Urukundo nirwo rubanza, kandi urwo rukundo rukagenda rukagira imbaraga kugeza ubwo umwe agira icyo yemerera undi. Ikindi nabonye ku isezerano n'ijambo ry'Imana ritubwira ni uko isezerano ritandukanye n'ibindi bisubizo byose abantu bahabwa. Umuntu ashobora gusenga agasubizwa, yewe n'utasenze nawe Imana imuha ibintu. Ngira ngo ibyo murabizi ko ivubira ababi n'abeza imvura, abantu bose niyo batunze. Ariko isezerano ryo ritandukanye n'ibindi bisubizo abantu basengera, kuko ryo Imana ishobora kurigusezeranya utarisengeye. Muri iri jambo ishobora kugusezeranya icyo utasengeye ndetse kirenze icyo wasaba. Ijya gusezeranya biba ari ibidasanzwe. Icya 3 naribonyeho ni uko isezerano iyo Imana irihaye umuntu, uko ritinda gusohozwa niko nyiraryo arama cyangwa aramba. Icyo muracyumvise. Gutinda kw'isezerano niko kurama cyangwa kuramba kwa nyiraryo. Kandi uko ritegereza igihe kirekire ritarasohora, niko ubucuti bwe n'Imana bugenda bugira izindi mbaraga, bugira indi mizi. Abajya bifuza ko ryakwihuta, mumenye yuko rishobora kwihuta yego, ariko gutinda kwaryo gutuma imizi y'urukundo ukundana n'Imana iba miremire. Aburahamu uyu nguyu ni mwene Tera, akaba avuka muri Uri y'Abakarudaya, niho babaga. Tera uyu nguyu akaba ari uwo mu muryango wabakomotse kuri ba Nowa, b'abahungu 3 ba Nowa. Nyuma yo kurokoka kwabo, muzi ko barokotse ari 3 n'abagore babo, Shemu na Hamu na Jafeti. Hanyuma rero bakomokaho n'aba ngaba aribo batera. Tera nawe akomokwaho na Aburahamu. Noneho Aburahamu uyu nguyu Imana imutoranya muri uwo muryango, reka mwite mubi, umuryango w'umupagani, umuryango washushanya wabumbaga ibigirwamana, wabibazaga, mbese wa muryango mu by'ukuri utanejeje Imana. Aho niho Imana yakuye Aburahamu, iramuhamagara mu gice cya 12. Ibyo murabizi byo kumuhamagara kw'Imana, icyo gice cyose nicyo kivuga n'amasezerano Imana yamuhaye y'umugisha. Mu gice cya 13 tukahabona ukuntu amaze guhamagarwa ngo na Loti yamukurikiye. Loti yaramukurikiye
barajyana, ariko Loti bamukurikira atahamagawe. Mu ntambara zabayeho mu nzira burya zikaba hagati y'abashumba ba Loti n'Aburahamu, yewe zikanefekita cyangwa zikagera kuri Aburahamu na Loti umuhungu wabo kuko yaramubere se wabo. Biriya bishushanya cyangwa bigasobanura ko buri gihe kugendana n'umuntu utarahamagawe wowe warahamagawe, ibyo bintu bigira intambara. Nicyo bisobanura burya. Intambara nyinshi abantu bahura nazo kandi bombi ari abakristo, aho munyumve neza, ziba zitewe n'uko umwe yahamagawe undi atahamagawe. Intambara zibaho, ariko nabwo Imana igira inama Aburahamu yo gutandukana na Loti. Iramubwira iti hitamo, itimubwira hitemo aho kujya hamubonereye ahajye, mutandukane musezeraneho. Aburahamu yumvira Imana arabikora, asezerano na Loti. Loti ahitamo ikibaya cy'epfo mu kabande cyari kinese cyitwa Sodomu na Gomora. Kuneta n'ibira byitwa inondation cyangwa se inonde, cyarimo amazi menshi, ariko ayo mazi ntabwo yari amazi yasaya ku buryo wenda inka zarigita, yari amazi y'amariba. Aragenda abayo, hanyuma Aburahamu asigara aho ngaho twakwita ubutayu. Niho Imana yamusezeranyije iti rambura amaso urebe aho waje kugera hose nahawe kandi nzaguhera umugisha, nubwo ureba ari ubutayu ariko ntutinye, ntibugutera ubwoba, nzabuguheramo umugisha. Imana nishimwe cyane. Igice cya 14 cyose kikavuga iby'urugendo rwe, yamaze kumvira Imana nyine ko akomeza kugenda nyuma yo gutandukana nande na Loti. Hanyuma igice cya 15 uhera ku murongo wa mbere, Uwiteka aramubonekera yongera kuvugana nawe. Mbibutse ko kiragiye cy'intonganya zabaye hagati ye n'umuhungu wabo Loti, kiragiye cyakuriye ikintu cy'ubwigunge. Ntago Aburahamu yumvaga ijwi ry'Imana kenshi. Ahangaha nibwo Imana yongeye gusura mu magambo yerekeranye n'umuhamagaro n'amasezerano, ari uko Loti amaze kugenda. Buriya iyo umaze gutandukana na wa muntu utarahamagawe akuvuye iruhande, nibwo nanone Imana igaruka kuvugisha iby'umuhamagaro n'amasezerano yawe. Mu rindi jambo, umuntu utarahamagawe, umuntu wiyinjije muri ibi bintu, abangamira uwinjiwe n'Imana cyangwa se uwazanywe n'Imana. Aramubwira ngo nduwiteka Imana wendenga bigukingira, nzagumugisha nk'uko navuze. Ariko Aburahamu yirebye igihe amaze, ngo aravuga atari ku Mana, uzampumugisha gute ureba ukuntu ngenda ndi incike nta mwana ngira, ibyanjye bizaraga umunyadamasiko. Nuko ngo Uwiteka aramubwira ati humura, ntabwo umunyadamasiko ari uzaragwa ibyawe, uhumure rwose, uhumure, uzava mu nda yawe mu rukiki rwawe niwe uzaragwa ibyawe. Aramusohoka aramujyana hanze, amubwira ati ngaho aramurebe inyenyeri ku ijuru zibare, niba wumva wabishobora. Zimunaniye, Uwiteka aramubwira ati nguko rero uko bazagukomokaho bazangana. Dusoreza aho ngaho avuga ngo nuko Aburahamu yizera ibyo Imana imubwiye, kubyizera bimuhwanirizwa no gukiranuka. Imana ishimwe. Nawe rero wizere, niwizera ibyo usezeranijwe n'Imana, ubwabyo biguhwanirizwa no gukiranuka. Muri iri jambo kwizera ibyavuzwe n'Imana ukabigumamo, burya Imana ibifata ibihwanye no gukiranuka. Imana ibamere umugisha mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.